n'akarere mu muhanda yagiye kigana mugenzi wacu urakize Nzeyimana. Kameme ubyiyumvamo nawe urabikunda ukiri umwana. Njye nabikunze nkiri umwana cyane niga muri primaire, ntaranatangira primaire dukina ku mihanda. Ngira n'amahirwe ngewe mukuru wanjye yakinaga umupira, so nkakomeza kubikunda cyane. So ngeze muri primaire ndabikomeza, secondaire ndabikomeza, igihe kiragera mbona ko ari impano yanjye. Mu by'ukuri nabikunze nkiri mutoya cyane. Ese kariyeri yawe yitangiriye muri academy, nyuma wenda yuko wabikunze ukiri mutoya uza muri academy, ndagira ngo umbwire na academy yihe, academy imaze iki, yaguhaye iki, yakongereye iki, yatumye utandukana n'abandi wenda batagiye mu academy gute? Muri academy nkuko bivuze nibwo nabonye ko ari ishobora kuba ari impano yanjye. Ko urumva academy bitandukanye no gukina anda, kubera ko urumva mu muhanda uhagarara aho ubonye mu muhanda nta mwanya ko niko nabyita, ariko muri academy ni base. So bakwereka uko uhagarara, bakwereka gutanga pass, bakwereka ibintu byose en general bibaye professionnel. Urumva nimba ndi gukina mu muhanda ndakina nakoresheje imbaraga nyinshi, nditahira mu rugo ndinywera amazi, nikubitire n'icyo kijumba umubyeyi yateguye n'iryamye. So urumva biba bitandukanye no muri academy ugiye kubikora nk'umwuga. Haba ari ibyo ugomba gukora, haba ari ibyo ugomba kureka kugira ngo uzamure impano yawe. So urumva academy iba ari ubutangiye kubikora professionnel, ntabwo uba ukibikora nk'abandi bo ku muhanda. Bivuga ati wenda mbonye umwanya reka mbijyemo. No, so urumva rero ni professionnel, niho utangirira kariyeri yawe neza, uba utandukanye n'abandi bo ku muhanda. So kurumva muba mutandukanye cyane, ko iyo we ntabwo we yaba yikinira mu muhanda, bamwe bashinga utuzamuhanda abandi hano mugapfa gukina, ariko muri academy baramwereka hagarara bikore gutya. Numva ni difference nini cyane. Mbere yuko tuzamuka wenda hejuru maze gutera imbere, nicyo ukumbura muri academy, nicyo ukumbura, nicyo uvuga ati ariko Imana yarakoze kweri ko naranyuze muri academy. So urakoze cyane. Muri academy nshobora kuba ari ahantu njya nkumbura cyane ku buryo utabyumva, kubera ko ni ahantu d'abord nisanze ntatekerezaga, ubuzima nisanzemo ntatekerezaga, kubera ko urumva ukuntu njye nabyita ni nko kuva kuri rimwe ugahita ujya ku 9. So urumva muri academy tuba turi hamwe, tuba hamwe dukora ibintu bimwe, inshuti murarana. So urumva ni ibintu bitandukanye. Ni ahantu nkumbura cyane, kubera ko ubuzima bwanjye, mbese kariyeri yanjye niho yatangiriye. So sinshobora kwibagirwa ahantu kariyeri yanjye yatangiriye. Ni ahantu nkumbura cyane. Winjiye muri academy gute? Ninde wakwinjiye muri academy? Ayo mahirwe yabonye gute? So amahirwe ukuntu yabonye, nibuka icyo gihe FIFA sinzi ukuntu nabyita, Ferwafa yavuze ko igiye gutangiza academy, niyo ya mbere ibayeho mu Rwanda. Urumva mu gihugu hose bashakaga abana n'isonga academy, abanje academy ya Ferwafa isonga yaje nyuma. Urumva mu gihugu cyose bashakagamo abana 25 bonyine, abana 25 bonyine. Urumva igihugu cyose abana bashyira umupira barenga 1000 ni benshi cyane. Urumva natwe twarawukiriye tubona atari turagenda kibazo none wabishaka. So 25 n'abana bakiya cyane paraporo n'abana bazi umupira mu gihugu. Urumva mu ntara Igisenyi bagafata bake, Butare bose babahuriza hamwe. Ni icyo gihe twakoze selection turi abana 300, abana 300. Muri abo 300 ari bashakamo abana 25. So urumva ni ibintu byari ni miracle. Urumva nyine benshi igira amahirwe banseleksiona mu ntara yanjye, ko ngomba kuza muri abo 300. Muri abo 300 mbonekamo. Selection ibera hano i Kigali, bashakamo abana 25. Ngira amahirwe FNDF muri abo 25 nanjye mbonekamo. So urumva ni miracle mu bantu 300 ukaboneka muri 25. So niyo mpamvu mbwira ngo niyo mpamvu rimwe kugera ku 9. So urumva njye mbifata nk'ari miracle. So naho ngaho rero ubwo navuze wow, impano yanjye ngize n'Imana ko niko nabyita. Impano yanjye iragaragaye,
so n'Imana imfashijemo baye selection. kuko icyo wahisemo kuba umudefanseri nicyo cyatumye wumva ko ugomba kuba myugariro hariya inyuma En fait ukunda guhangana njyewe ngitangira muri primaire nakinaga ubona igihe imbere nari umwataka ntangiye gukura ngeze ndibuka nigeze muri mu mbere segonderi nakinaga hagati miredi gatandatu narakoze n'izo selection nkina gatandatu agira amahirwe so bamfata nkina hagati muri akademi umutoza akanamugire n'ubwo muzi Aloys so niyo tumaze nk'ibyumweru nka bibiri arandeba aravuga no ntabwo uri umumiliyediteri ugomba kuba umudefenseri kameme kuko nari nkiri muto ni ibintu byashobokaga kuko iyo uri mutoya umwanya wose ushobora kwiyadaptaho so niyo wandebye aravuga ati ugomba kuba umudefenseri ndavuga ok nta kibazo ni gutyo nabaye umudefenseri ariko nyuma nza kubikunda nza gusanga ahubwo ni n'umwanya wanjye ni ikibuka kuri CHAN ni ibintu byinshi nibuka kuri CHAN kubera ko ni event ikomeye cyane ni irushanwa rya kabiri muri Afurika nubwo twe twagiyemo twifuza kuritwara ntibyadukundira ariko nanone navuga ko ari indi standard bashyize ku gihugu kuko twari amakipe menshi cyane hafi 10 nimba nibeshye 16 urumva kugarukira muri quarter final twe ntabwo ibyo twifuzaga nubwo byadushimishije ariko nabyo ntabwo byari bibi cyane so iyi CHAN nyereka ko yafunguriye imiryango abakinnyi benshi kubera ko nyereka ko muri ekipe yakinnye CHAN nimba ntibeshye hafi batandatu bose barasohotse kubera ino CHAN so urumva ni ikintu cyiza ku mukinnyi ku giti cye ni ikintu cyiza ku gihugu ni ikintu cyiza no kuri ekipe nationale so navuga ko yafunguye imiryango twagize n'amahirwe nuko hari benshi bari bagize amahirwe nubwo wenda nagize amahirwe atari bwo bwa mbere twaraprofise tubona umukuru w'igihugu so nibyo ni ibintu biri très important nubwo abantu bari ari ibyo umuntu wumva ngo ni ibintu bisanzwe ariko ni uzongera kumubona ryari ari n'igihe wari bwo bwa mbere n'ubwa nyuma ukongera kumubona ariko twaraprofise tugira amahirwe urumva CHAN ibumbiyemo ibintu byinshi cyane umuntu adashobora kwibagirwa